man. Iyi ni Positive A, haracyari Peaceboy nk'ibisanzwe. Iyi ni episode ya 6 igiye kugaragara kuri uyu munsi. Nongera kubasuhuza inshuti zanjye, bavandimwe dukunda, kandi akaba ari mwe nkorera, nimwe nishimiye, nimwe boss banjye. Namwe mubingaragaze mukore subscribe, share, comment, ndetse munarebe muri benshi. Andika comment yawe muri comment tukubone tugushimire. Basi ntuya dutangira ikiganiro ngiye mvuga ati runaka yarakoze cyane. Tugatinze rero episode ya 6, ngomeze munarebe ya mbere kugeza kuri 5 zose zirahari zasohotse, nimwe dukorera rega. Tutabatindiye reka dutangire episode ya 6. Aho ndi kureba uwo mukobwa wabo, nanjye ndaho ngaho yambaye imyenda migufi, hejuru yambaye agasengeri. By'ukuri nubwo namurushaga umwaka umwe, ariko nawe nk'umuntu w'umugabo wakumva ikintu cyahabaye. Umukobwa yarakomeje anyivunzaho, akora ibishoboka byose kugira ngo mbashe kumureba mu maso. Umukobwa bidatinze twararyamanye, ariko mu by'ukuri nawe nabikoze kugira ngo ni kwa kundi ucikwa. Maze gucikwa turaryamanye birarangira, ariko naho nkoraga nicuza nibaza ikintu nakoze kibi cyane, mvuga ati nyagasani usandinde ibi bintu ntazagira ingaruka zibitera. Mu by'ukuri nta gakingizo twakurikije, ahubwo twabayeho gutyo, ubuzima burakomeza nk'ibisanzwe. Ababyeyi ntibabimenye ko hari icyabaye. Umunsi umwe bidatinze, ubwo umukobwa yambwiye ati kuva cyagiye kugeza ubu ngubu nategereje imihango ndayibura. Haciyeho ukwezi n'ibyumweru 2. Ubwoba bwarankubise buranyica, ndibaza nti ese mve muri runo rugo ngende? Ese mbibwira ababyeyi be ni abantu bakomeye cyane, bakomeye, wumve ko papa wabo akomeye bimwe byo mu rwego rurenze. Papa wabo yari umufande, gisirikare. Kumva ibintu urwego byari biriho. Mu by'ukuri umukobwa sibyo navuga ngo ndamukunze, so yahoraga ambwira akankunda, kandi twari tukiri bato. Ibyo ntabwo wakabaye kuba ubijyamo ungana gutyo, ufite imyaka ingana gutyo. Buri kintu nakora rero nk'umugabo, ese ari wowe wakora iki? Ko ibintu byari biteye ubwoba. Umukobwa ndamubwira nti komeza wihangane, ikizaba cyose tuzareba ukuntu tuzayikuramo. Ariko njye sinari nzi ngo yayikuramo hehe, ngo yakora iki. Bidatinze kabiri, amezi 2 arashira arehirika. Dore icyabaye ku mukobwa. Kanda subscribe, koreshe yawe ngomeze kwaguka. Mbiseguraho nubwo episode ziri kugenda ziba ntoya, nuko nta kintu muri kumbwira, ahubwo mugomeze tugere dukore n'izi minota zirenga 10. Nabone izi minota mikeya gusa, tuzamuza tugende tubana. Iyi ni episode ya 6, My Heart in Love, kuri Positive A niho biri kubera. Hari nucikwe gikanda subscribe, nyamuneka muze tubane, si ngombwa ngo tutinde. Abo turi kumwe tugiye kwinjira mu kiganiro noneho. Ese amafaranga ni iki? Ese wowe ubitekerezaho gute? Amafaranga atuma abantu bicana?
gatuma isi yose ihinduka kubera amafaranga. Wowe wakunda ukamubura, ukabura ibyawe byose kubera amafaranga. Ese amafaranga ni iki? Ese kujya twicira ubuzima? Ntucikwe, ni mu kanya. Wowe ukora subscribe, video irakurikiraho araba ari amafaranga ni iki. Iyi video ndi kuyikora mu masaha y'ijoro, mwihanganire, gitondo turayaplodinga, ivaho dukurikizaho amafaranga ni iki. Kora subscribe, ntihagire ikintu ucikwa. Haracyari Peace TV. N'ibisanzwe njye ni Peace Boy, cyangwa se wivugire Peace ugahine. Ciao ciao, hasta la vista, Imana ibarinde.